nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa 27 mu minsi 28 y'umuco wo kwiga gushimira. Urumva rero dusigaje umunsi umwe gusa gahunda yacu tukaba turayishoje. Ndabashimiye bakomeje kubana nanjye kugera kuri uyu munsi wa 7, n'abandi bashyashya mu cyiza muze gukora subscribe, musubire inyuma mu video yabanje, muze kureba ibyiza by'iyi gahunda, nawe mujye mureba rwose. Ni nziza cyane, izabafasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero turarebera hamwe igitangaza cy'indorerwamo. Igitangaza cy'umuntu tubona mu ndorerwamo. Ni kenshi tumara igihe tureba ibintu byo hanze bidukikije, tureba abandi, tubashimira, tubashima, tuvuga dore ukuntu ameze, dore ukuntu ateye, ni mwiza, mbese yambaye neza. Ibintu byinshi cyane tureba ku bandi bantu hanze, tureba ku bintu by'abandi tukabishima, ariko twebwe tukibagirwa ko natwe burya turi ibitangaza, tukibagirwa ko turi beza nk'abo twirwa tureba hanze. Wasanga natwe hari abandi babirwa batureba. Rero uyu munsi reka natwe twikunde. Turi bwikunde gute? Uraza gufata indorerwamo, ugenda ujyemo, uyirebe, uyihagarare imbere, wirebe, urebe umuntu uri mu ndorerwamo, ubundi umukunde, umushime, ushime Imana ku bwiza bw'uwo muntu uri kureba mu ndorerwamo. Ubwo niwo uba wireba, numara kwireba rwose wumve wikunze, wumve ushimiye Imana uko umeze, wumve ushimye, ushimira umuntu uvuga ati rwose uri mwiza, warakoze kumera gutyo, warakoze ku byo wagezeho byose, warakoze ku bw'imbaraga zawe zose za buri munsi. Ubundi numara kureba rwose uwo muntu ukumva uramukunze, ukumva uramwishimiye, ni ukuri bizagufasha mu guhindura ibintu byinshi cyane kuri wowe mu buzima bwawe. Kuko iyo wirebye ukikunda, iyo urebye uwo muntu ukamukunda, nyine ukurira mu ndorerwamo ni wowe, wishimiye uko umeze, wishimiye uburyo uteye, wishimiye ibyo wagezeho, uko umeze nyine uko wibona mu ndorerwamo. Rwose ibyo bintu biguha amahoro, biguha kugera ku bintu byinshi, bigutera imbaraga zo gukomeza gukora, kuko wowe ubwawe urikunze kandi uriyizi. Mbere rero yo gukundwa n'abandi, reka tubanze twikunde. Mbere yo gukunda abandi nabyo reka tubanze twikunde, kuko nta utanga icyo adafite. Rero muri uko kwikunda turashimira Imana uko tumeze, uko twibona mu ndorerwamo, burya biradufungura amayira yo gukomeza kuba uwo turi we no guharanira kugera ku byo twifuza byose. Rero video y'uyu munsi ntabwo ari ndende, gusa nagira ngo mbibutse ko uwo muntu uri kureba mu ndorerwamo, uwo muntu uri kureba imbere yawe, ko ari igitangaza, ko afite imbaraga, ko yuzuye ubwiza, ko yuzuye mbese ibitangaza byose bishoboka ubirebe muri uwo muntu mbere yo kujya kubireba mu bandi bantu. Ibyo bizaguha imbaraga, bizagutera ingufu, bizatuma nyine wishimiye uwo uri wo, bityo n'ibyo ukora byose ntabwo uzigaya ngo uvuge ataha nakosheje. N'uwireba ukikunda, ntabwo uzavuga ati hariya ngiye ntabwo rwose nabikoze neza nk'uko byakagombye kugenda, ngo usange uri kwishinja utuntu twinshi. Warangije kwikunda, nta kintu cyo kwishinja, ahubwo ikiriho ni ugukomeza gutera uwo muntu imbaraga ureba muri iyo ndorerwamo, akagera ku ntego ze zose yifuza. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe buri munsi dushaka ibintu 10 dushima Imana, buri kimwe tukavuga urakoze ku bw'iki kintu, n'impamvu ugishimira Imana. Yo kuryama turashima, nyine dushimira Imana ku byiza byose byatubayeho uwo munsi. Kubera iki dushima buri gihe? Tuvuga turashima ibyiza, turatondekanya ibintu 10 byiza, turashimira ibyiza byatubaho uyu munsi, no kugira ngo imitima yacu tuyuzuze amashimwe, tujye dutekereza ibyiza gusa, ari byo twibuka gusa, kugira ngo bibashe kudukururira ibindi byiza byinshi, kuko twabonye ko uko utekereza intekerezo zawe ni ukuruzi. Nutinda ku bintu bihuye nabyo mu gitondo birongera bize bigusanga. Ni ukuri tekereza ku byiza gusa, ibibi byihorere, byagiye byahise, wowe ukomeza ushima Imana ku byiza. Nushaka kubona ibyiza uzabona ibyiza, nushaka kubona ibibi, ni ukuri nibyo bizaba bikuzenguruke. Ngaho rero ndabakunda, ndaheje ku munsi wa 28 dusoza iyi gahunda. Mwakoze kubana nanjye, Imana ikomeze ibarinde.